Mbese ujya wibaza impamvu impyiko ifite forume nk'iy'igishyimbo? Ese impyiko ni inyama mu by'ukuri ishobora gusimburwa? Ese umuntu ashobora kuguha impyiko koko ukaguma ukabaho? Kurikira iyi videwo hanyuma wumve ukuntu kera abanyarwanda ba kera bashoboraga kuyivura kandi igakira, ikongera igakora neza, ikongera rwose ukaba umugeni. Mbahaye ikaze mwese abakurikira amavidewo yanjye ku Mbaraga z'Ibimera TV, Imana ibaha umugisha. Ni Beya nk'ibisanzwe, uyu munsi wa none ntabatindiye, uyu munsi nabazaniye akantu. Mbese ni iki wakora igihe warwaye impyiko zikakurembya zikakugezayo ukivuza bikanga, buri kimwe cyose bakagikora bikanga? Ngaho nkurikira. Ariko ubundi mwa bantu mwe mujye mwizera Imana. Simbwiriza, ariko ikintu kwizera Imana ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo kandi ry'umugisha. Ntugire ngo buri wese ashobora kuryumva ngo arihe agaciro bikwiye, ariko ni ukuri, ni ukuri ku wizeye Imana byose birashoboka. Ushobora kwizera Imana ukaba wari ugeze kuri stade ya diyarize, yo kugukorera diyarize, ibintu byarananiranye, ibintu byaranze, hanyuma ukizera Imana bigahinduka. Ariko kandi si n'ibyo, no ku batizera Imana yagiye ishyiraho uburyo bufatika, ahubwo nuko nyine turushirizaho kugenda tubihunga, tukarushirizaho kugenda rwose tubica amazi. Nta kintu na kimwe Imana yaremye kidafite umumaro. Buri kimwe cyose kigira umumaro mu isaha yacyo. Uyu munsi rero ntabatindiye, impyiko ziravurwa zigakira burundu, ziravurwa zigakira burundu. Hahandi uba waragize impyiko imitsi yaramaze kuba umukara, sibyo, usigaye kwitahira, hanyuma rwose ukaba wazivuza kandi zigakira. Hamwe baba bageze ku rugero rwo kuba bagusimbuza, baguha agasimburangingo k'impyiko, ushobora kuzivura zigakira. Kandi tujye twiringira Imana, tujye tuyemera ko ari umukozi w'umuhanga, yaremye ibintu ngo bidufashe. Dukwiye kubyiga tukabimenya ibi bintu. Uyu munsi wa none rero, wowe ufite ikibazo cy'impyiko zabyimbye, zananiranye, ndavuga izananiranye, ndavuga impyiko zananiranye, ngiye kukurangira umuti. Uyu muti ni wo, uyu muti ni wo, uyu muti urakora, uyu muti urizewe. Ariko ngiye nshishikariza abantu ko uko nabivuze bari ko babikora, noneho umuntu akanabyikorera, cyane ko mba nabibumburiye nkabibabwira. Buri wese yakabaye abyikorera, apana byo none se wawunshakiye. Oya, nta kintu cy'umuntu ngewe njya ndya. Ngewe ndya ibintu nakoreye, ibyo ntakoreye ntago mbirya. Ntimugajye mumpamagara rwose. Wampamagara nkagusubiramo ibyo nakubwiye kuri YouTube, ariko ibyo kuvuga ngo nguhamurire ngo njye kubiguhigira, oya, ntabwo aricyo nahamagariwe. Nahamagariwe kubibabwira mukabyishakira. Uyu munsi wa none rero, yewe muntu ufite ibibazo by'impyiko, n'undi wese wiyumva ko ntacyo bitwaye ibyatsi byo mu kinani, ni nk'imboga, niko njya mbabwira. Hari n'abateye imbere agira gutya akajya asohokera muri natire, icyatsi cyose azi ko nta kibazo giteye akagenda akiryaho acyumvira. Bari abantu ntimukajye mugira ngo ni ubujiji, cyangwa aba bakerarugendo ukajya kubona ukabona aragiye yasingiye umufumbwa. Niko asingiye icyitwa umufumbwa, arawuriye, umva, n'umuzi agashaka kuwurandura. Aba afite icyo akurikiyemo kiri natirere. Niko uwariye umufumbwa n'uwariye indimu bose ntibaba binjije ikintu kimwe. Ibiri mu mufumbwa ni nabyo biri mu ndimu. Indimu irahenze cyane, ariko umufumbwa ni ubuntu.
umva ukuntu Imana iba yararemye utwo tuntu. Umuntu wariye umufumbwa n'uwariye indimu bose binjije kimwe. Umufumbwa ni ubuntu, usibye muri Uganda nabonye babitandika ibyatsi byose by'amoko yose bakabitandika bakabitandika ku muhanda mu gatare, abantu bakaza bakagura, ukajya kumva ngo umufumbwa umwe nangahe. Narasetse, Mana we, dore ngiyi ndi kuyirira ubuntu, ngo umufumbwa nangahe, ngo ibibabi 3 by'umuravumba ngo ni 10. Mana yanjye narasetse. Ngo ikirogora nangahe, ngo ikirogora kimwe ibabi rimwe ni 15. Ibabi rimwe ry'ikirogora ubwo riragura amafaranga angahe? 700 y'amanyarwanda. Narasetse kandi abantu bagatonda umurongo bakagura. Yababa we, birasekeje. Twe rero dufite igihugu cyiza kimeze ibintu byose, ntabwo turagera kuri iyo stade, ahubwo ikibazo ngiye mbona ni uko tutabyiga ngo tubimenye. Umuntu agira gutya akagenda mu gipangu iwe akagura imashini ikora utunini dutoya. Aha ndavuga muri Uganda. Akagenda akaguhamurira ibintu bita ibirogora, akaza akirwa abyumisha, abicisha muri rotaveni cyangwa se akabicisha kuri seshwari. Yarangiza nimugoroba agakoramo utunini dutoya, akadupakinga, yewe akanashyira no muri envelope akandikaho. Ubundi akajya ajya mu mabisi ngo uyu ni umurogora uvura ibi n'ibi 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 n'ibi, agapaki ni 2 akongera mu yindi bisi bukira imodoka y'ibirogora yavuye guhamura yumishije yagize gute, bukira arangije kuyicuruza. Ngaho namwe nimumbwire, ibi bintu biri muri natire byose iby'Imana yaremye byose bifite iki? Umumaro. Bifite umumaro, bifite agaciro gakomeye kandi kanini. Tujye rero tubyubaha kandi hubahwe Uwiteka we wamejeje ibintu ku buntu. Ntako atatugira, ahubwo twe dushaka gutunga imitwe iri mu busa. Wowe ufite rero impyiko, yewe zakuzahaje, genda ushake indabo z'umuko, aba ari umutuku. Indabo z'umuko aba ari umutuku. Urazibona muri video yanjye. Ugenda ushake umuzibaziba, igiti cyitwa umuzibaziba nacyo urakibona muri video yanjye. Hanyuma ugende ubihondane, wabicisha muri blender, wabicisha mu isekuru isombe, wabicisha mu gasekuru gato gasekura tungurusumu, upfa kugira gute? Kubihondana. Hanyuma ubyanike. Numara kubyanika mu gitondo kare kare, utari warya utari wanywa, ufata akayiko kamwe k'ibyo bintu nkubwiye ukakarya. Aba ari udufu nyine ugashyira mu kanwa ukanyunya nk'unyunya isukari. Nimugoroba ugiye kuryama nta kindi kintu uri bukore, ufata ka kayiko nanone yangano y'akayiko wanyunyije mu gitondo, ukongera akaba ari unyunya nimugoroba 2 mu munsi. Hanyuma ibyo ngibyo ubikora mu gihe cy'iminsi 21. Mu gihe cy'iminsi 21 impyiko zawe ziba zatanze ibimenyetso ko zakize. Uratangira rwose ukiyumva, kandi ukiyumva neza, nta bya bindi byo kumva nyine ubyimbye ntacyo ushoboye. Oya,
ibitsi byarashishutse, uratangira ugaterana kandi ugaterana neza, biratangira rwose bikabyara umusaruro muzima. Abenshi yerekeza no kwa muganga agasanga rwose impyiko ze ari nzima, zarameze neza, zaramaze kongera kwiteranya, zarabaye impyiko nzima. Niba ufite icyo kibazo bikora uko nkubwiye, uko ntakubwiye rwose ntubikore, ukore uko nguko nkubwiye, ubigenze gutyo iminsi 21. Ntawe ngize ibyo mbuza kurya, oya, wirire winywere, ariko mu gitondo kare kare ukibyuka utaranywa utararya, ufate icyo kayiko ukanyunye. Ni akayiko k'iki? Ni akayiko k'ifu yavuye mu muzibaziba n'indabo z'umuko.